Nshuti za mu buzima muraho ndabasuhuje cyane ni Richard aninitwe ndashimira abantu bose mu byukuri bakomeje kutugaragariza ko turi kumwe abantu bakoze subscribe. By the way tumaze kugira subscribe nyinshi, subscribe 1648 ni subscribe nyinshi kweli. Turashimira kabisa abantu bakomeje kugaragaza ko turi kumwe 1600 ntago ari bakeya, abakora like, abaturicinga inbox donc kuri nimero yacu ya WhatsApp bakaduhamagara bakatusobanuza ndetse n'abatwungura ubumenyi, hari abatugira inama yuko twabiryoshya neza kugira ngo abantu babashe guhabwa amakuru atariho ivumbi, amakuru y'ubuzima nk'uko twabitangiranye mu ntera igira iti ikintu cya mbere ni amakuru y'ubuzima. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ubuzima, akaba ariyo mpamvu dutangiye dushima rero abantu babonye yuko ibyo dukora ari byiza, bakabona ko baguhiye kudushyigikira. Hanyuma hari ibintu tumaze iminsi dukora byerekeranye n'ama-series. Twakoze series igendanye n'amakuru yo gukuramo inda, hanyuma twongeraho series ya HIV yo iracyanakomeza. Hanyuma hari indi series tugiye gushyiraho igendanye n'indwara zandurira mu myanya ndangagitsina cyangwa se sexually transmitted infections or diseases. Hanyuma iyi nayo tugize ngo tuyironchinge, tuze kuba tugenda tuyigendanamo neza buhoro buhoro. Abakunzi bacu nkomeza kubasaba rwose dukore subscribe, share kugira ngo abantu bose babimenye. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ubuzima. Iyi series rero donc aya makuru tugiye kujya dusangira kuri iyi series turanshinze uyu munsi igendanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aya makuru areba buri muntu wese, nta muntu n'umwe uriminize udashobora kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina igihe cyose iyo mibonano mpuzabitsina yabaye hagati y'abantu babiri, umwe yanduye izo ndwara zishobora kwandura undi atazanduye. Ubwo utazanduye aba afite ibyago by'uko ashobora kwandura izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, bityo akaba ariyo mpamvu twazanye iki cyigisho, iyi nyigisho kugira ngo mu by'ukuri dufashe abantu kongera kwibuka ko izi ndwara zihari kandi zikwiye kwitabwaho, kwitonderwa kugira ngo twirinde kuzandura bya hato na hato. Nunayandura umenye ibimenyetso hakiri kare, wivuze hakiri kare, dore ko abantu benshi bagira tendancy yo gutinda kwivuza izi ndwara cyane cyane kuko birumvikana ni indwara zifata mu myanya y'ibanga. Abantu benshi rero bagira tendancy yo kugira ngo bajye kwivuza mu by'ukuri ibintu byaramaze kurenga, bityo akaba ariyo mpamvu duhora dukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bamenye amakuru ku ndwara zigiye zitandukanye, bityo bajye bivuza hakiri kare igihe bagize amahirwe make yo kuzandura, kuko turabizi ko buri muntu wese ashobora kwandura izi ndwara. Izi ndwara kandi zigira ingaruka mbi ku buzima bw'imyororokere mu gihe zitivujwe hakiri kare, kandi wenda zikavurwa na neza. Ushobora kuzivura hakiri kare ariko ntizivurwe neza. Iyo zivuwe hakiri kare zikavurwa neza, uba ugabanyije ibyago byo kuba zakugiraho ingaruka mu bigendanye n'imyororokere. Ikindi zorohereza kandi virusi itera sida kwinjira mu mubiri w'umuntu. Izo ndwara kandi zitera umwiryane n'ubukene bukabije mu rugo. Urumva ko izi ndwara mu by'ukuri zifite ingaruka nyinshi, bityo muke tuze twigane kugira ngo tubashe kumenya uko tuzihashya. Murakoze cyane. Sawa, dukomeje kubasaba rero dukore subscribe, dukore share
kugira ngo abantu bose babashe kumenya ububi bw'izi ndwara n'uburyo bwo kuzirinda. Ndizera ko turi kumwe. Ciao. Kora subscribe. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ubuzima.